ibirayi se sha byo n'ibyatosera ndishyira uriya mugore banza ndebe ko yagenda akabibika. Mubujije ko nta bintu byanjye bagomba gukoraho nabahaye uruhushya. Maze ndebe ariko niba bino bintu bukine. Ngiye nagira mbibike. Abandi umuntu wakoraho. Ngo nashyizemo umunyu muke. Nongeye ko nta muntu ugomba muri sala bigirwa ni. Nawe itegeko ko nta muntu bemerewe gukora kuri bintu nzajya nzana. Narabasobanuriye. Amabi wewe. Ariko ko mbona runo rugo rwumutsira kandi imvura yaguye. Niko amabi we. Urugo ko mbona rwumye nta kintu kirurangwamo. Niriwe. Papa Rugo. Niriwe nyine. Mwese ko mbona mwicaye mwese mwitaritse aha ngaha wagira ngo ahubwo hari n'ikibazo cyabaye. Akira mbikira bino biraya mbikira ibyo bintu aho ngaho. Nakubwiye ko nta bintu byanjye ugomba kujya mukoraho. Urumva? Hari ibyo mugomba kutajya mugira gute? Mukoraho. Shyira hariya. Kimwe ko kandi mbanze umubare wabyo shyira hari nta byo kubikoraho. Oya ntabwo ari kujya muzanaho imikino ku muntu. Mubona n'amafaranga yarabuze ibintu byose umuntu ashyira ahantu muza mufata murebaho. Byo muzanareba bikabaturikana. Cyane tuvuganaho gato. Turavugana ikize ko nabuze amafaranga. None se ku buryo bwo wazana ikintu sinakireba n'ikintu uzanye. Nababwiye ko nta burenganzira mufite bwo kureba mu bintu nazanye. Nabakibabwiye. Urumva? Buryo ko najyana amatsiko yo kurebamo mu gihe kirimo. Amatsiko gute se? Kandi njye nakubwiye ko nabonye akazi k'ubonye amabanga. Nubwo narahembwa. Ntabwo nyategereje. Nese ubundi abantu bagiye kubatinza. Natinze nyine bitewe n'ako kazi k'ubunyamabanga. Ubu simba mweretse n'ibirimo hariya. Nanjye nategereje. Ni ukuvuga ngiye buriya nahanya envelope aba ariyo ku kazi. Ntabwo ari ngombwa kurebamo kuko ni ibintu by'amakampani abakorera mu bintu by'inuza mwene za kampani ziba by'amabanga. Mbese ni ibintu bitagomba gucukumburwa gutya cyenyenge kuko ni ibintu biba bikorerwa mu mabanga. Ariko nawe ni amatsiko. Kandi njya nkubwira ikintu cyumva. Niba mubwiye ngo ntabwo ibintu byanjye ni ibyo ku kazi. Niyo mategeko nanjye mba ngenderaho. Kimwe nk'uko buriya n'umusirikare uba warakoze igisirikare atagomba gutandukira amategeko bamuhaye ya gisirikare. Uriya na nyina yamwihakana ko hari n'igihe amwica, ko hari n'igihe umusirikare yica nyina cyangwa akica se kuko agira ngo yubahirize amategeko. Niyo mpamvu n'ibintu nanjye mba nzanye utaba agomba kubikoraho. Reka nanjye nguhuruze ubu se nkanjye nzanye ikintu uwa ntabwo wagira amatsiko yo kukintu. Aya matsiko nyine atari iby'akazi. Nose niriwe muri kazi njya kuri botike nkagura ikintu sinabikubwira. Ariko nyine ubu muri iyi minsi kugira ngo nimenyereze uburyo nazakora akazi ngakamaramo mu gihe nkakagiramo uburambe. Nuko ngiye nzajya buri kintu cyose nzajya nzana niyo cyaba nyiguze hirya no hino. Ndashaka kwimenyereza kuba mutagomba kugikoraho kugira ngo wenda nyuma nzabimenyere. Burya mu mbuzo ku kazi mbure n'icyo nzabatungisha. Ubu ni sana nta kintu mufite. Nanjye se ku kazi nta kintu aho bari danje. Ese ubu nako kazi ubwo bazabaremba rye. Bihe wese ari igikoma wamuhaye. Igikoma cyashize. Ako bihe. Nta wundi ubu bizagenda bite. Mungu nawe aheruka ryari. Aheruka kukinywa ryari gira.
umva rero kubona nategereje ngo ndebe ko wenda hari ikintu uri buzane. oya nta kintu nzanye muno minsi nta kintu rwose ubu byanzegeje ahubwo navuze ati watanga yangurube kuko amafaranga sindi kuyabona ubu suzi ko hari n'igihe nazanaga n'ibintu nkakuzanira ubu niyo mpamvu ubona bino bintu byose by'ubunyamabanga ngiye kubireka byatuma umuntu yicwa n'inzara amafaranga yarabuze nayo none kare ndaje rero nanjye hano hirya kwa Regis hari umuntu umpamagaye ashaka kuza ko hari akantu ashaka kundangira urumva arashaka kunyinjiza mu bukomisiyoneri buriya rero ubukomisiyoneri bwo umuntu abona amafaranga vuba atiriwe agira gute atiriwe avunika nuko umenya ahantu hari inzu nuko umenya ahantu hari amazi akodeshwa gusa bihagije kandi ibi ngibi byo gutegereza amafaranga yo ku kwezi reka ngerayo gusa icya mbere cyo umwana ushaka ikintu ushaka ukuntu umutogose ubundi se ntiwanatogosa ushaka ukuntu ureba hakenemo ibiryo se ibiryo hasigayemo dukeya reka ngere ibintu byose waratugusigiye ntudukoreho natwo rero ntudukoreho turabirya nuza kandi na biriya bintu nzanye ntubikoreho nabyo nkubwiye ngo udakora kuri biriya bintu ntabwo kuri bintu ari ibyo ku kazi kandi uwo mwana niba ananiwe umujyane kuryama mu gihe ubona ibiryo bidahari waba unamuryamishije uri kumva ariko ntawe usonza rimwe i Kigali ntawe uburara ngo abwirirwe niba tubwiriwe nijoro ari igihe twaza kurya reka ngende ndebe udakora kuri iyo mvirope barubatse ibipangu ariko ndabona kwa waba urarinda amageze kangende nsoro uriya mugore we ntabwo twaherukanaga tusoze twabona tuba duterera kubi umuntu araterera ayiwe kumva ibihaha bimushizemo yewe uko mpageze nyine ariko ubundi narindushye pe awi Emwe aba hano badakoma se noneho ubu baraharira ntabyere niba hari yemwe aba hano mwiriwe muri aho yego yewe nahabaye kure yo muraho neza muraho mukomere iminsi myinshi yewe nangiye gusuzana nibagiye kurira mwana wawe abana n'ubumuga ayiwe amakuru se y'iminsi amakuru ni meza ntereye kano gasozi kepfiye uragashoboye ndagashoboye ariko kari injyana muntu pe kari kanyishe abaterera rero ahora n'iki nakavura noneho nako karimo karajojoba numva kari kanyishe imvura y'imaze iminsi igwa n'ubu mu mwanya rwose ariko kubera ukuntu nari mbakumbuye ntabwo nari kureka kuza navuze reka mbagere mbasuhuze basimenye uko mumeze mbona se ndabona wowe umeze neza ego kose ni cyane se ubu se ko mbona usigaye utega ibitambaro nk'ibyo barokora yewe byaba sinanakijijwe nibyo mwino minsi nakiriye agakiza ubu njyewe n'agakiza turi gutya turi babiri kabisa ntabwo dusigana sibyo barakora uzabishobora nzabishobora uriya nabigiyemo nabitekereje nta kibazo cyangwa ngo tuzi gutega agatambaro maze kubyiga maze kubimenya ubu ngubu nta n'ikintu wanambeshya nuko abandi se barihe abandi wa mutware wawe atari wewe hari ahantu yagiye no mu mwanya da ego ko cyagira amahane nka kera atari wewe kwagira amahane wenda ndamutinya uriya mugabo ariya mugabo iyo mwumvise n'ubwo yinjiye aha nahita ngenda ibiko bihita binkuka yewe papa ni wewe buriya duhora ari imiguruko gutya ariko nari nzi ko wowe wamumenyereye ubwo mu bantu namumenyereye n'ubundi
mugabo wawe aratinyitse pe cyane. uyu mwana wawe se disagereye kuki ubona hari ikigenda Umwana wanjye ubona bizaza wenda bigiye bizatungana wenda agakira. nta kundi disi ni ukwihangana niba uri imana nibishaka nyine bizagenda uko bizagenda ni kuri ahora yimereye nyine yizunguza kuriya yo nta kundi Ariko azakira. azakira nuko Ubu se disi Mana yanjye uruguyemo ariko na shanya nta kundi bibaho erega ntabihoranwa nk'amagambo kuba nkubonye biba bihagije nibyo. nta kibazo nta kibazo pe Reka ndebe umuntu ndebe akantu gato. nta nubwo banyakiriwe nta kintu kirimo cyo kunyakira umwana wabo gatebe uyu mwana se bambwiye ko ariko Imana irankunda nta hantu njya ubundi se kuri ubu batari banyakiriye azankoresha Allô. Hola, Carlos. Allô. ceceka Hola, Carlos. Allô. byari binankoze ijoro u Rwanda rwabo rurimo rugenda Hola, rundabuza Carlos. Allô. kugira ngo nyoko kugira ngo nyoko aze umunteze ceceka wanga n'ubundi se kutavuga ngo uri bundege ntabwo yewe uramubonye se wari ugiye kureba uramubonye rero muzana ningiye kureba hajya kureba telefone ariko mu cyumba. yizana umuhamagaro urebe hari igihe aba nawe yagiye guhiga umwana Mbona wawe biberewe kwitegereje cyane ra. yewe sinzi niba yanyikundiye rega hari n'igihe ubundi ubu yaba yaryamye aba yigeze aryama ubundi ubu Mbona biberewe yagukunze se n'ugukunda. yewe wasanga bafite n'ibitotsi niko mbibona ntabwo nzi impamvu rwose cyangwa se akaba yankunze ntawamenya abana nyine bagira ibyabo yewe reka ngende ndabona bunije Kwihuta se. nyine burije urumva Wowe wihuse nari nyuze hano nyine ngo mbavugishe ariko nyine ndabasuhuje reka ngende bisa ntibwije burije Uyu mwana biwewe akwiye gukunze cyane. uyu mwana rero uramujyana kuryama buriya ndabona aricyo gikurikiraho yewe mama bihwe ni ukuri ndabasuhuje reka ngende Yewe se ntabwo nirirwa ngoherekeza ngaho
nta kundi ntacyo cy'ingenzi se kari uko nkubonye ntacyo ngaho hamagara uwo muntu urebe yuko umubona nize bitewe ko umuntu ufite umuvuduko udasanzwe ko wihuse se niko bamubihwe ko umuntu nayipura arimo arihuta ari nk'imodoka ziko bayandikira umuvuduko bimeze bite bimeze neza mva rero nkubwire ntabwo njyewe nakubitana n'umuntu wirukanka kuriya ngo umenye ko ari amahoro ibintu byanjye nagusigiye wabibitse nabibitse reka nze ndeba aho nabishyize wabishyize narakubwiye hari igihe nzagutonora ngo nguki uriya mugore menya ari wowe bitwaye ntabwo bishoboka njye nkubwiye umuvuduko udasanzwe nakubwiye ubundi niko buretse agara aho ngaho aho ngaho umva buretse buretse gato buriya akabazo buretse gatoya egera hino buretse gatoya ni igihe cyose mama biwe hoya humura nta kibazo buhagaze aha ndetse ko mbona mu ngo se ni hepfo ndi haruguru umva ndetse mama biwe umva nyine buretse nkubwira humura ase muraza kumuriye kandi yambabaye itondere itondere have ntabwo hoya buretse ntabwo umva oya buretse have niba ari ubwo bushyitsi bwawe niba ari kurusura abantu ntuzagaruke iwanjye banza ukuremo ibintu ufite mu bwawe oya nagira vuba narakurambika reka abagore b'iki gihe mwigize tarakomeze baba we breakfast yose